Hari ibintu bitatu bituma umunyeshuri akomeza gutsinda ndetse akaba yaba uwa mbere ndetse agatungurana akava mu myanya y'inyuma akaza akagera mu myanya y'imbere igihe agiye gukurikiza bino bintu bitatu ngiye kubabwira. Niba uri umubyeyi ukaba uri umunyeshuri cyangwa ukaba uri undi muntu uwo ari wo wose hagiye hatandukanye muri izi mpande z'igihugu, uyu muyoboro wagezeho n'uw'agaciro, kanda subscribe ufungure inzu yawe ubibona inama tubagira umunsi ku munsi. Hanyuma abenshi ari ibyo babibaza bakavuga ati noneho umunyeshuri wanjye akomeza abo wanyuma, cyangwa wowe ubwawe ko bati kuki ngiye mu wanyuma nize ntako nagize, ariko byagera mu gihe cyo gusubiza test cyangwa ikizamini ugasanga ndi guhomba ndi kubyibagirwa ndetse ibyo nize bigahita biguruka nkabibura. Rero niba ugira ikibazo nk'icyo ngicyo nje kukugira inama no kukizamini kugira ngo usobanukirwe. Muri video zatambutse hano twaberetse ikintu kidasanzwe cyatuma gikangura ubwonko bwawe cyangwa agace k'ubwonko kitwa cerebrum. Cerebrum ni ka gace kitwa master of memory. Ni ka gace rero gashinzwe kuba kakwibutsa ibintu wagiye uhura nabyo, ibintu wabonye, ibintu wize, ibintu wasomye byose kakabikwibutsa. Hagiye rero kagira ikibazo bitewe n'impamvu z'imivukire, impamvu z'imirire ndetse n'impamvu zigiye zitandukanye turi buze kubabwira muri iyi video, ugasanga rero urimo uragenda utakaza ubwonko bwawe ugenda butakara ugenda wibagirwa ndetse wajya no mu kizamini cya leta ukagira ngo bakuroze. Oya, ntabwo baba bakuroze, ahubwo ibi ni ibintu bitatu ugiye gukora niba ugira ibibazo bigiye bitandukanye. Icya mbere turavuga ku mirire, tuvuge no ku minywere, hanyuma tuvuge n'uburyo bwo kuruhuka, hanyuma turabongeza n'icya kane aricyo cya nyuma. Hanyuma ikintu cya mbere rero niba witeguye, twagiye hano ni kuri channel yitwa Ikizamini TV, liking iyi video kugira ngo ujye ubona tubone izindi mbaraga zatuma dukora video nk'izo ngizo zikugira inama. Akenshi ni waba utari umunyeshuri ukaba waba uri umuntu usanzwe ari we wese ukaba ukunda kugira ikibazo cy'amazinda no kwibagirwa ibintu waruzi neza ukabyibagirwa, icyo gihe rero menya yuko umuti wabonetse hano ku Kizamini TV twawubazaniye. Ikintu cya mbere rero ugomba kumenya, hari ikiribwa n'ibinyobwa ndetse no kuruhuka turavugamo uburyo bubiri. Tudatinze rero reka tugende ku buryo bw'imirire abantu benshi batajya bitaho. Kwese ntabwo tuvukira ahantu heza, ariko menya yuko akenshi kurya ibiryo birimo amavuta menshi cyane bituma byakwangiza ubwonko. Ikindi ugomba kumenya, hari icyo kurya gikangura ubwonko ngiye kukubwira muri iyi video. Icya mbere ugomba kurya ibinyampeke byitwa sezame rero ni ikinyampeke cyiza cyane gikunda kwera ahantu hari imisozi. Icyo kinyampeke ikintu gikora cyagenda kigakangura agace k'ubwonko kitwa cerebrum, kaba karacitse intege cyangwa karasinziriye kubera impamvu zigiye zitandukanye, zaba iz'ubuzima cyangwa impamvu wagiye unyuramo zigiye zitandukanye n'ibibazo wagiye uhura nabyo. Ako gace rero kitwa cerebrum kagenda kagakanguka kubera kurya icyitwa sezame zifata gute rero? Mu masoko n'ahariho hose zigiye ziboneka ku giciro gito cyane. Ugomba gufata byibuze utuyiko tubiri mu gitondo ndetse na nimugoroba, hanyuma ugakomeza imirimo yawe bigiye bitandukanye. Niba uri umunyeshuri cyane kuko hano kuri iyi channel akenshi twita ku banyeshuri, ariko no ku muntu usanzwe yabikoresha. Ukaba uri umubyeyi, sezame menya yuko ari wo muti ugiye kuvura ikibazo cyo kwibagirwa bya hato na hato cyangwa kugira amazinda. Sezame rero uzifata akayiko tubiri mu gitondo ndetse na nimugoroba ukaryama ukaruhuka. Ikindi kintu cya kabiri tugiye kubabwira ni cyitwa kuryama. Abenshi ntabwo bajya bamenya igihe cya nyacyo cyo kuryamira. Ubu byibuze uba ugomba gukora range yo kuryama y'amasaha agera mu 9. Rero ikintu ugomba gukora, wishaka gufata amasaha ataragenwe yo kuryama ngo ariyo ujya kuryamira. Oya, menya yuko byibuze ugomba gufata amasaha agera mu 9 ukaryama ukaruhuka. Ndetse kuba tuzakomeza kubana kuri iyi channel nzabereka n'uburyo ki ushobora kuryama ukaruhuka neza, kabone iyo waryama amasaha 2. Abenshi niba mubizi muze kumbwira niba muzi position bita semi assise. Iyo ni position buri munyeshuri cyangwa buri muntu wese akwiye kuryama kugira ngo aruhuke. Iyo position yitwa semi assise, niba hari umuntu uyizi aze kunyandikira muri comment ambwira ati njyewe ndayizi, ku buryo twazamubwira akaza hano akabitwereka. Niba hari turamutumiye muri comment kwa position yitwa semi assise ifasha abantu mu kuruhuka neza. Igihe wari sezame ukaruhuka neza, icyo gihe menya yuko kirakemutse, ahubwo ikibazo gisigaye ni ku minywere.
Ku minywere rero abantu benshi dukunda kwiyahuza ibyo kunywa birimo ikawa, bikaba birimo isukari nyinshi, bikaba birimo kafeyine. Ibyo byose akenshi bigenda bigira ingaruka ku bwonko, bikaba byatuma ubwonko butibuka ndetse bukaruha pe. Akenshi rero ibyo ugomba kubyirinda, kubera yuko ugomba kwirinda ibinyobwa birimo kafeyine ndetse ubwo birimo isukari nyinshi, bikaba birimo ibintu byangiza ubwonko. Hanyuma rero ikintu ugomba kunywa, nakubwira shishikarira kunywa amazi byibuze unywe litiro 2 ku munsi. Ugerageze, ndabizi yuko bidashoboka ku bantu bashyashya, ugerageze ujye unywa litiro 2. Bituma umubiri cyangwa ubwonko, kuko umubiri tuzi yuko ukoresha 60% by'amazi nibyo bukenera, ibyo kurya usanga ari gakeya cyane gashoboka. Rero gerageza ufate amazi kandi wirinde ibyo kunywa birimo isukari nyinshi. Hanyuma wenda niba unywa amata uyanywe, niba unywa ibyo kunywa bitarimo isukari nyinshi ubinywe. Wirinde icyitwa Coca-Cola ndetse n'izindi binyobwa bigenda byangiza ubwonko bibonekamo kafeyine ku rwego rwo hejuru. Ubwo ni Coca-Cola, Energy ndetse n'ibindi binyobwa tunywa nitubone ibitotsi. Ibyo byose ni ibigenda bigita byangiza ka gace nababwiraga kitwa cerebrum, kakandi gashinzwe kuba kakwibutsa ibintu wagiye ukapturinga mu bwonko bwawe. Hanyuma ikindi kintu tugiye kubabwira ni uburyo bwo kuruhuka ukoresha icyitwa siporo. Abenshi siporo ntabwo bayiha agaciro, ariko ku munyeshuri ugomba kumenya yuko siporo igihe utayikora akenshi usanga urimo wica amagara yawe utabizi. Hanyuma ugasanga no mu ishuri nta kigenda, wirirwa ubu wanyuma kandi bitakabaye ngombwa. Niba ukora ibyo ngibyo ndi kukubwira rero, zirikana yuko wageze ahantu h'agaciro. Hanyuma rero siporo, abenshi ibyo bagiye gukora siporo bwa mbere hari igihe usanga binaniza. Oya, gukora siporo ntabwo ari ukwinaniza, ubwo gukora siporo ni udusiporo dukeya dutuma ubwonko bwawe buruhuka ndetse n'umubiri wawe ukaruhuka neza nta kibazo. Hanyuma siporo rero uyikora gute? Siporo ukora agasiporo, ukabanza ukirukanka, ugakora kamucaka, ugashyushya ibice by'umubiri byawe. Hanyuma warangiza ugahita, wenda nimubikenera muzambwire mbereke uburyo ki tutoriyozi yose y'ukuntu wakora siporo. Ndahari kugira ngo mbibereke, muze kubisa muri comment icyo mushaka mu kinsabe, kuko nabibagezaho nta kibazo. Hanyuma siporo ukagenda, wamara gushyushya umubiri ibizwi nka warm up. Hanyuma wamara gushyushya umubiri ukahita wigorora, siporo y'ubugororangingo, ukigorora. Ndetse wava mu rugo ukirinda koga amazi akonje, ugahita woga amazi ashyushye mu gihe umubiri wawe ubushyushye. Abenshi iyo bavuye muri siporo kwe yuko baba bafite icyokere n'iki, bahitamo koga amazi akonje, ariko menya yuko no koga amazi akonje byatuma ahubwo unapfa. Oya, koga amazi ashyushye uvuye muri siporo nicyo kintu cy'ingenzi ngira ngo nkubwire muri iyi video kugira ngo usobanukirwe. Rero niba uri umunyeshuri cyangwa ukaba uri umuntu mukuru ukunda kugira ikibazo cy'amazinda, zirikana yuko ibyo bintu tubabwiye muri iyi video nugenda ukabikurikiza uyu munsi mu masomo yawe, mu myigire yawe, mu mitekerereze yawe, harita hazamo ikintu cy'impinduka kidasanzwe. Uzanshimira nyuma kandi uzabureba. Ubwo zirikana cyo kurya ibinyampeke byitwa sesame, hanyuma wirinde ibyo kunywa birimo kafeyine n'isukari nyinshi. Hanyuma uyoboke amazi ndetse urye imboga n'imbuto. Nurangiza ukore siporo, abazi position yitwa semi assise, ibyo murabizi cyane. Iyindi nama ya nyuma twababwira ku bantu ba sportifu, niba nabyo mutabizi muze kubisa muri comment, ni kizwi nka meditation. Meditation bura ni ingenzi cyane ku munyeshuri. Ibihugu byo hanze nko muri Europe, Australia, Asia ndetse n'ahandi basobanukiwe n'ibanga ryo gukora meditation ku banyeshuri cyangwa kuri buri muntu wese usanzwe. Meditation ni uburyo ki ugenda ukarefreshinga ubwonko, ukagaruka mu bihe byawe, ndetse ubwonko bwawe ugahita ubutyaza bukaruhuka, kabone niyo waba uryamye amasaha 2 ugahita uweguka umeze neza nta kibazo ufite. Meditation rero niba abantu bayizi nabo munyandike muri comment ati meditation tuzi kuyikora neza, ubwonko bwacu bukaruhuka. Rero meditation ni kimwe mu bintu bimasa ubwonko, ntago ari massage ahubwo ni ukumasa mu bitekerezo, ubwonko bwawe bukagira fresher zimeze neza. Ndagushimiye cyane rero twabanye kugeza kuri uyu munota, ukomaze gusobanukirwa n'ibanga ryatuma umunyeshuri atazongera kwibagirwa ukundi, cyangwa umuntu wari wese usanzwe ukunda kugira ikibazo cy'amazinda. Je mwabanye muri video ni Kareste Mutabazi, ndabakunda cyane. Rero niba dukomeza kubona kugeza kuri uyu munota, munyandikire muri comment mumbwire iyindi video tuzabakoraho ubutaha. Bye bye, ndabakunda cyane, katuze gura mukanye tureba n'izindi video. Kwa uploadinga ni saa 12 za nimugoroba buri munsi. Uje ugaruka hano kuri channel urebe ikiganiro gishya twabahaye. Ndabakunda cyane,
bye bye.